Murakoze cyane abankurikiye bo tugiye kubana nanone mu gice cya kabiri cy'inyigisho za Bibiliya, isuzuma ry'isezerano rya kera n'isuzuma ry'isezerano rishya. Kuko twabivuze ubwa mbere, reka twongere dutangire twivuga, hanyuma turira gusenga Imana kugira ngo idufashemo. Amazina yanjye nitwa Sebanyana Bizimana Peter, nkaba umupasiteri w'itorero ry'inkuru nziza mu Rwanda. Rero reka dusenge kugira ngo Imana idufashemo muri izi nyigisho. Mana yacu, Mwami wacu, Data wera uri mu ijuru, twongeye kuza imbere yawe muri uyu mwanya w'igitondo, turagukeneye muri gahunda tugiye gukora inyigisho za Bibiliya n'ijambo ryawe, n'ijambo riremereye. Udufashe twongere ayandi mavuta, turagukeneye muri zose. Tubikoze twenyine ntacyo zaba bitumariye, ariko kandi tukwiyambaje ni wowe umugenga wa byose. Bana natwe dutangira, wongere kandi dusoze kumwe natwe, biragenda neza. Urakoze kutwumva, ndabizi usaba twiteka kubwawe Yesu. Amen. Murakoze nanone abankurikiye muri gahunda y'inyigisho za Bibiliya mu ncamake cyangwa mu isuzuma ry'isezerano ya kera n'isezerano rishya. Ubushize twavuze nanone incamake ya Bibiliya n'akamaro kayo, kuko intego ya nkuru ari agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kwinjira mu gitabo cy'itangiriro mu ncamake yacu. Igitabo cy'itangiriro, kubera iki cyitwa itangiriro? Naho ngaho niho dutangiriye. Kubera iki cyitwa itangiriro? Ni inyigisho, ni ukwiga, ntabwo ari ukubwiriza. Kubera iki cyitwa itangiriro? Ni ukubera ko ari itangiriro ry'ibintu byose. Niyo mpamvu cyitwa itangiriro. Ni ukubera ko ari itangiriro ry'ibintu byose. Nanone dusanga ninde wanditse iki gitabo cy'itangiriro? Wanditse iki gitabo cy'itangiriro dusanga ari Mose cyangwa Musa. Baswahili bashobora kuvuga ngo Musa, ariko kandi ikinyarwanda ni Mose. Ubundi aho yacanditse ari ku musozi wa Sinayi. Aha niho yandikiye iki gitabo cy'itangiriro. Umurongo wacu mukuru w'iki gitabo cy'itangiriro dusanga umurongo mukuru ni itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Haravuga urubyaro cyangwa kurema samahanga. Kiravuga kurema, ukuntu Imana yaremye itangira kurema. Reka mbe kuhasoma bukeya kugira ngo tugendane, tutavuga ibitari byo. Twari tuvuze ngo umurongo mukuru uravuga ukurema. Bibiliya iratubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima uri hejuru, umwijima wari hejuru y'imuhengeri. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umuco. Umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza. Imana itandukanya umuco n'umwijima. Imana yita umuco amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buraca. Uwo munsi ni wo munsi wa mbere. Reka turebe ku munsi wa kabiri. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanye amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yayo. Biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buraca. Uwo munsi ni umunsi wa kabiri.
amena. Rero niwo murongo mukuru n'iremwa, nukuntu Imana yagiye irema, uba ari wo witwa umurongo mukuru muri iki gitabo. Ijambo rikuru rero muri iki gitabo ni urubyaro. Urubyaro niryo jambo rikuru riboneka muri iki gitabo, urubyaro, kubera ko niho urubyaro rwa mbere rwatangiriye kuboneka, niyo mpamvu ryiswe ijambo rikuru. Nanone igihe cyandikiwe, reka turebe igihe cyandikiwe, igihe cyatwaye cyandikwa, ni uguhera kuva ku kuremwa kw'isi, kivuga amateka uhereye ku kuremwa kw'isi, kigasoza ku mateka y'abana b'Isirayeli binjira mu Egiputa. Icyo nicyo gihe cyatwaye cyandikwa iki gitabo cy'Itangiriro, uhereye ku kuremwa kw'isi, amateka yose yo kuremwa kw'isi n'ibiremwa byose uko byaremwe biravuga mu Itangiriro. Gitwaye icyo gihe kingana gutyo, guhera ku kuremwa kw'isi igakomeza amateka yacu, kikageza abana b'Isirayeli binjira mu gihugu cy'Imisiri. Reka mvuge ubusobanuro bw'izina ry'Itangiriro. Izina Itangiriro bivuga ngo aha niho mu itangiriro cyangwa inkomoko. Igiswahili kiza kizita ngo ni asili, inkomoko y'ikintu, asili. Niryo jambo Itangiriro. Mu rurimi rw'Igiheburayo babyita ngo ni Beresheti. Mu Giheburayo Itangiriro baryita ngo ni Beresheti, bivuga ngo aho niho mu itangiriro. Aho niho mu itangiriro n'ibintu zose bitangirira, n'inkomoko y'ibintu zose byatangiye. Iki gitabo kitubwira itangira ry'ibintu byose usibye Imana. Kiravuga itangira ry'ibintu byose, ikintu cyose cyatangiye kiriho uzagisanga kivugwa mu itangiriro, usibye Imana yonyine niyo itaratangiye. Tigira itangiriro, tigira n'iherezo, kubera ko iyo n'Imana nyiribihe. Iki gitabo kitubwira Imana ariyo muremyi wacu, kivuga kuko Imana yonyine ariyo muremyi wacu. Mu gihe ayandi masiyanse avuga kuko abantu bashobora kuba baravuye mu bindi bintu, bisimba, ariko igitabo cya Bibiliya, kuko igitabo cya Bibiliya ni ukuri kuzuye, nicyo kitubwira cyonyine kuko Imana ariyo muremyi wacu. Rero kigereranya Yesu nk'umucunguzi wacu. Niyo shusho ya Yesu muri iki gitabo. Yesu ni umucunguzi wacu. Uko niko iki gitabo cy'Itangiriro kigereranya Yesu. Reka mvuge uko kigabuye. Iki gitabo cy'Itangiriro kigabuye mu bice bigera ku 8. Kigabuye mu bice 8 iki gitabo cy'Itangiriro. Igice cya mbere kiravuga ngo ni ukuremwa kw'isi. Haleluya. Igice cya mbere cyitwa kuremwa kw'isi. Ni uguhera nanone ku gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuri 25 byitwa kuremwa kw'isi. Tugiye kuvuga kuri za bice 8 bivugwa cyangwa bigabuye muri iki gitabo cy'Itangiriro. Aho ni mu ncamake ntitucinjiye cyose, ariko nshatse kugira ngo unkurikiye muheze ishusho yacu, nazo zaje kucinjiramo cyangwa kugisoma azamenya ibirimo. Noneho rero niyo mpamvu igice cya mbere cyitwa ngo ni ukuremwa kw'isi, uhereye ku gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuri 25. Igice cya kabiri kiravuga ngo ni umuryango w'abantu, famille, umuryango utangira kubaho. Ubona ukuvuga ko hari akiriho abantu bakeya babiri ariko batangira
umuryango w'abantu. Nanone nuguhera ku gice cya mbere tukahera kuri 26 kugeza ku gice cya kabiri, kiravuga uko abantu, umuryango w'abantu. Igice cya gatatu kiravuga icyaha mu isi cinjira, cyangwa ukuntu icyaha cinjiye mu isi. Undi mbere yabwo nta cyaha cyari gihari, abantu bari bibereye ko muri Edeni, muri paradizo, aho bari muri buriya busitani bwa Edeni, nta cyaha cyari cyabaho. Hanyuma icyaha cyaje kubaho kubera impamvu yo gutatira isezerano ry'Imana. Rero igice cya gatatu tuvuze ko ari icyaha cyangwa icyaha cinjira mu isi, ni uguhera ku gice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza kuri 7. Igice cya kane ni isezerano ryo gucungurwa, isezerano ryo gucungurwa k'umuntu. Nicyo gihe Imana yatanze isezerano n'ubundi yuko umuntu azocungurwa. Soma hariya mu gice mu itangiriro gice cya gatatu umurongo wa 15 havuga ngo muri uru rubyaro, Imana niyo yatanze iryo sezerano ryo gucungurwa k'umuntu, ngo muri uru rubyaro niho hazavamo umuntu uzamukomeretsa umutwe, avuga kuri Satani. Noneho gucungurwa k'umuntu, Imana yatanze isezerano ryo gucungurwa k'umuntu, ni uguhera ku gice cya gatatu ku murongo wa 8 kugeza kuri 24. Icyo ni igice cya kane kigabuye muri iki gitabo. Igice cya gatanu ni ubuzima bw'umuryango, ubuzima cyangwa imibereho y'umuryango, imibereho y'umuryango, uko umuryango wa mbere wabatangiye kubaho. Uriya cyaha kimaze kwinjira, byarahindutse, abantu batangira kubaho mu buryo bashaka ukuntu babaho. Ubuzima buratangiye, imibereho y'umuryango. Icyo ni igice cya gatanu. Igice cya gatandatu ni itangira ryo kororoka nanone k'umuryango, kororoka k'umuryango. Igice cya gatandatu bivuga kororoka k'umuryango, ni tubisoma nanone mu gice cya mbere cya kane cy'itangiriro murongo wa 16 kugeza ku gice cya 9 n'umurongo wa 29. Aravuga itangira ryo kororoka k'umuryango. Tubisomye neza, ndakwereka ukuntu uzoza ubisoma. Nubisoma muri Bibiliya uzasanga ahangaha muri iki gice cya kane ni hahandi Bibiliya itubwira ngo Adamu atwika umugore wiwe Eva inda, abyara Seti na Kayini. Umuryango uratangiye kubaho no kugwira. Igice cya 7 kiravuga ngo ni itangira ry'imiryango yo mu isi. Itangira ry'imiryango yo mu isi ni guhera ku gice cya 9 ukageza ku 11. Imiryango yo mu isi itangiye kubaho, abantu batangiye gukwira isi, nuko batangiye kubaho bavuye mu muryango, bavugiye mu miryango yo mu isi. Hanyuma rero igice cya 8 ni imiryango y'Abaheburayo. Kiravuga imiryango y'Abaheburayo ni ku gice cya 12 kugeza kuri 50. Ari nayo mwisho w'igitabo. Kiravuga imiryango y'Abaheburayo. Icyo gihe rero Imana yahamagaye Aburahamu imukura muri Uru y'Abakaludaya, ishaka kugira ngo izamureme mu bundi bwoko wubaha Imana, azarusekuruza w'amahanga. Iramuhamagara, iramubwira ngo ngwino uve muri Uru y'Abakaludaya, usige igihugu cyanyu, usige bene wanyu, usige imiryango yanyu, ngiye kukwereka igihugu nzakuraga. Rero yashakaga kugira ngo izamugire mu bundi bwoko bwubaha Imana. Kugeza na n'ubu ngubu twebwe abubaha Imana turi umuryango w'Aburahamu mu buryo bwo kwizera.
rero ico gitabo cy'itangiriro nico kivuga, niko kigabuye, nibyo bice byacu. Itangiriro riravuga nk'ibintu byinshi: itangiriro ryo kurema, itangiriro ry'icyaha, itangiriro ryo gucumura, itangiriro ikintu cyose gitangira kiravuga mu itangiriro. Rero reka mvuge muri iki gitabo abantu barindwi bo kwizera, abantu bagaragaje kwizera, abantu barindwi, intwari zo kwizera. Reka mvuge uwa mbere, ntangire ku wa mbere. Uwa mbere yitwa Abeli. Abeli ni umugabo wo kwizera, yagaragaje kwizera, nico iwe yatanze ibitambo byiza bishimwa n'Imana, aba umugabo wo kwizera, agaragaza kwizera gukomeye muri iki gitabo. Uwa kabiri yitwa Enoke. Enoke ni umugabo wo kwizera ugendanye n'Imana, ataci iburyo ataci ibumoso, agendana n'Imana, agendera mu bushake bw'Imana. Agira imyaka 365 ingana n'iminsi y'umwaka. Imana ibona ni umugabo udasanzwe. Imana iravuga ngo uyu mugabo ndasanzwe, agomba kwimurwa akajanwa mu ijuru. Imana ngira mwimura, yamujana imujana adapfuye. Bibiliya zitubwira ko abantu babiri bagiye mu ijuru badapfuye. Umwe n'uyu nguyu ni Enoki na Eliya. Eliya yagiye mu ijuru adapfuye. Hanyuma rero baba badasanzwe, abagabo bo kwizera. Hanyuma ngo uhereye icyo gihe tuzogeza impanda ivuze, aho ni muntu uzagenda udapfuye usibye itorero ryo rizazamuka. Uwa gatatu yitwa Nowa, mu bagabo bo kwizera, bagendeye mu kwizera. Uwitwa Nowa, Imana yamutegetse kubaza inkuge, yabonye kuko ngo muri icyo gihe yari akiranutse cyane mu bantu bari icyo gihe. Rebe Imana ngo iramurata, Imana iramurata, ubona kuko akwiriye. Imana iramuhamagara ngo imuhe isezerano yo kubaza inkuge. Imyaka 120 ariho abaza inkuge, imyaka 120 ishize. Nicyo gihe Imana yohereje yarekuye amazi, imvura iragwa, batizera bararimbuka, banze kumvira bararimbuka. Uwo ni umugabo wo kwizera ugendanye n'Imana mu gihe ciwe, Imana iramushima. Hanyuma uwa kane umugabo wo kwizera yitwa Iburahimu. Iburahimu nawe yabaye umugabo wo kwizera mu gihe yagaye ibigirwamana byabazwaga na se, kandi ntawamwigishije, ariko Iburahimu agaragaza kwizera. Imana iramubona ari umugabo udasanzwe. Nicyo gihe yamutegetse, yamuhamagaye ngo nave muri Uri y'Abakaludaya, ashaka kumuhindura mu bwoko bukomeye kugira ngo izamugire sekuruza w'abizera. Abizera bose n'ubugingo n'ubu barabarwa muri Iburahimu, barabarirwa mu ruzaro rwa Iburahimu. Abantu bo kwizera na bugingo n'ubu n'intwari mu kwizera. Uwo ni umugabo wa kane uvugwa muri iki gitabo cy'itangiriro. Hari abandi bo kwizera bavuga, ariko aba nabo mu itangiriro bavuga muri iki gitabo cy'itangiriro. Nanone uwa gatanu yitwa Isaka. Isaka nawe yagaragaje kwizera. Icyo gihe yabwiye umugaragu we ngo subirayo, uje gushakira Isaka yagiye gushaka mu bwoko bw'iwabo, gushaka umugeni mu bwoko bw'iwabo. Hanyuma rero uwa gatandatu yitwa Yakobo. Yakobo muzi kwizera kwiwe. Imana yamuhaye kwizera gukomeye, agendeye mu kwizera. Igihe yajaga asubira Midiyani gushaka, ageze ahitwa aho yari aryamye yiseguye hitwa Giruzi.
agiye arota inzozi nijoro asinziriye ngo abone urwego ruzamuka rugera mu ijuru ruva ku isi, ngongera kandi kubona rumanuka, abamarayika barumanuka abandi baruzamukaho. Ahavugira ijambo aravuga ngo Mana, nimbona ndagiye muri uru rugendo uramfasha urubanye naje ukampa inzondya n'ibyongo, muni ingaruka ahantu nzahubaka inzu y'Imana. Koko kuko yagendanaga kwizera, yagize umugisha mu rugendo rwiwe kuko ari umugabo wo kwizera. Mu gihe yagarukaga n'ubundi ageze ahantu kageze kitwa Yaboki, ku cyambu cya Yaboki, nico gihe yahasigaye yohereza umuryango imbere, hanyuma rero ngo hasigara asenga. Marayika w'Uwiteka aramubonekera, aramukiranya, aramubwira ngo sinakwiye kurutampaye umugisha. Uwo ni umugabo wo kwizera. Muri iki gitabo wa karindwi ni Yosefu. Amateka ya Yosefu muzayasoma, muzasanga ari igitangaza, ari igihangange mu kwizera, kandi yakoze neza. Yosefu ubwo yagendaga, bene se bamubwira ishari, bakamugurisha mu gihugu cya Misiri, ajanwa n'Abashimayeli. Yabaye umugabo wo kwizerwa, nanone Imana iramwizera ndetse n'igihugu kiramwizera. Rero ishusho ya Yesu muri kino gitabo cy'Itangiriro ni Yesu ni umucunguzi. Yesu ni umucunguzi wacu. Iyo niyo ncamake mu gitabo cy'Itangiriro. Kaba bifurije gukurikirana inyigisho nziza. Nidukomerezaho tuzongera tubararike dukomerezaho ibindi bitabo biri imbere, kwinginga ababishaka n'ababikeneye n'abafite inyota mukurikira izi nyigisho. Nta binyigisho zizagenda ubusa, uzafashwa kandi Imana ihabwe icyubahiro. Murakoze, Imana itugirire neza. Amen.